arabeshe ntago yasinzireza twagiye ku mureyo w'umukire wacu nyine badukunda bana turanywa mbafashe moto sajyaza yagiye mbafashe moto namwe tugende ngo naje Imana akakubita kamanya faje dukice cyane bace yaraje nabundi ubushiti bwa nyina umunsi warishimye yaje atareba yaje atareba nawe mpite byagenze gute abona abandi barimo barasohoka musugiye namujyanye mu mugina mwicazamo nawe nibagwe icyo ushaka icyo gihe afite n'icyokezo nawe nibagwe n'ikida nibagwe n'ikida wirira mani ni mwana wa mana gukona ngwego ratagara fure umugabo wese kwa mameneka ndikinisha se ngewe ndi umupe ndikinisha ndibuka uburyo mwarwaniraga inyanza ngo murashaka sarupongo none aragiye kujya tugendana bizarangira umutima wawe wose ugarutse muri ayo yarashya ngabemetema inangiye barembukiye muri reyo uretse Kagame na Kabarebe habaga Imana yishimiraga nyemerera mana nifanira peri muri reyo nabyiza bibayo natangiye gufana mbere yanjye of course kubera ko ndusha imyaka barandusha byinshi ariko rero iyo ubyaye umwana agakura neza akagira imbaraga gashobora kwihahira nabyo biragushimisha ubu ngubu nicana na Rwarutabura tugahangana kandi bitagakwiye ariko impamvu duhangana nuko mfite imbaraga cyangwa se mfite niyo mpano yo kuba nahangana nawe hari abenshi bifuza kuba bagira impano nk'iyanjye bikabananira urumva rero ubushuti bwanjye na Rwarutabura buva kuri byinshi biva ko turi abanyarwanda ntago byaba byiza nicaye ahantu Rwarutabura yaza nkamutera icupa cyangwa se nkamutuka uri umupira uraduhuza uduha ibyishimo ariko nyuma yabyo nyuma y'umupira tukwiye kwicara tukagana tukagirana inama ngira ngo mbere na mbere Rwarutabura numwe mu bafana b'inshuti yanjye cyane kuko hari byinshi ambwira perezida w'abafana bariyo atabizi nanjye hari ibyo nshobora kumubwira perezida w'abafana ba peri ntabimubwiye sibyo rero kuba ubucuti ndumva nta n'ikintu gihambaye ni ibintu byiza uko duhurira mu Mavubi ku ikipe y'igihugu tukisiga irange rimwe tugahuriza hamwe imbaraga zacu tugafasha igihugu ubucuti bwanjye rero nawe numva ari aho ngaho cyane kuko turi abanyarwanda kandi nta nubwo dukwiye kujya mu mwiryane cyane ariko ntabwo nafana reyo ntabwo nayifana pe ntabwo nayifana ariko Rwarutabura ni inshuti yanjye hari n'abandi bafana b'Rayon Sport b'inshuti zanjye bo muri za Gikundiro za Fan Base urumva ariko sinafana Rayon nta nubwo nashaka umukobwa ufana Rayon ngo dukundane ariko ikibazo rero utangiye bya bindi byawe ndikinisha se ngewe ndi umupe ndikinisha ko twakinye se narikinishaga urumva ibyo navugaga umutipe ahora umunwa umurya uhora umunwa ukurya rero niyo mpamvu bazajya bashituka umve muri quartier uvugije vuvuzera kandi nta mipira ihari bagufunga urumva kwa kuni nyine bambwiye ko dutunzwe n'ibyo dukora umunwa wacu ariko ubu ngubu nko muri quartier nta muntu numwe ushobora kumenya ko wageze inzara ikimenyimenyi hari igihe cyageze turi muri confinement ikomeye nta muntu numwe w'umuyobozi wakurebaga kubera yuko nta nuwo wari kujya gusa kuko yumvaga yuko uhembwa muri aperi uhembwa muri reyo bigatuma baba bagusimbuka ukanaburara ni hahandi umuntu ashobora kujya no kwiba Bashigiro icyo bikubwiye ni umuntu basanze ndimo gufana kera ndeba zaka Kigali umupira kubara ndi muzehe kayanyegera nyina cy'umwana acuruza ikarito bambwe ati garafure bitese hamatize sepitepiti kudafana Respo akambwa ati kuko Respo nyine ko ngunda hape akiri umwana twatujyana ku mupira akaza ku mupira nkamwinjiza twazamuka akanyereka ababyeyi mweka ko nazajya yisiga amarangi icyo twisiga amarangi y'amacaki y'amakwe twisiga tugahonda ngakona yahonda nta nagafanga icyo gihe nabaga nafite akagura n'ubururu bigenda bizamuka nyine bimaze kuzamuka y'amacaki y'amakwe twisiga tugahonda ngakona yahonda nta nagafanga icyo gihe nabaga nafite akagura n'ubururu
bigenda bizamuka nyine bimaze kuzamuka yo macaki nkamwe wewe ufata amacaki ufate na shiraje agafata shiraje rimwe agiye kwisiga shiraje ndavuga shiraje yaza kumuhiga bitangiye na umushaki irangi baramuvangira ry'umukara nagira gacaca ariho ndamaze kurondana nyakuru nyine nyakuru ni wari monderaga mu isekuru yaritabye Imana nyine Imana yaramwakiriye akajya namusiga irangi agenda azamuka yacye no mu basaza akanumira akanyeka n'abantu b'abasaza yana nakinnye umupira ariko ni wamfanye se witonja kumva musiki wewe wavuze warangitone wa mwana wamubishe rizafu ebana ubushuti yabuzamuka none bakazamuka kumwe abafana bahangana muri stade najyanze ngabona kuna abafana bahangana Simba bahangana nkabane wapi twege mu Rwanda dufite amahoro Kagame yaduhaye umutekano baduha amahoro n'abayobozi bacu ntabwo tumeze nk'abariye mu kibuga tugahangana ko muhanze tukasangira n'akabyeri ebana yatsinda kankoba nubona abankubaye nayo musha kwica yenda kwica turahangana hamwe bitatu ngavuga bine kimwe cya bibiri kukwakunda ubwo birangiye nyine turi kunywa akantu kaba gafanta kaba kabye buri wese aterura ko na wizero ndico giye wumvishe no wizero ndabata stashiramo icyo gihe na wizero ndamusinze nigeze kumusinziriza arakarisi kwa mameneka uno musi ni wowe ejo ni ngewe siyo musaza itone ni indirimbo zanjye nyine si umwana si wamugari akaririmbo kaje kabarakaza aruturi na peri ni ku giti cya peri igiti cyabo ngewe nanjye ngewe ibibazo mfite nzabyirangiza iyo wawe mu rugo ufite ibibazo urabyirangiza ntabwo ujya kwiteza abamucya cyangwa witeze rubanda ibyo ni ibibazo kandi bizashira reka hape no mwaka yishimishije uri seruziyo yariraga we no mwaka kandi we mfite nibibazo nibwo nzamuka neza na kipe bingendaho Kiyovu ningendaho hape nibingendaho azga nibingendaho ngenda nkubita rimwe bakabona n'iki kijye narabyeri ninatsinze hape sinarabyeri reka bibonye kuvuga ngo ufite mukeba wawe muhanganye ufite n'umutanyi no mukeba wawe ku rugo kurundi yazamu gipangu naho uzamura igipangu none se hape mirago ngiye sinimo kugura nese ugumva sumva narimo gushonga shiramo man muvane iyo turaye n'umuturanyi umuturanyi umugore n'umugabo bagahora barwana byanze bikunze umwe yiyahuye ebana barabafata aho hafi bakabatwara investigation igakumase nibyo nshaka kukubwira niyo mpamvu rero kubera ibibazo Rayon Sport ifite turashaka kugira ngo tubafashe musubire mu bikipe nziza mu bikipe nziza ibibazo reba n'icyo hejuru reba icyo hejuru umva nkubwire mwemera ko wacomeye kumana umva nkubwire bakti Warutabira afite ubwanwa bw'umukara Imana yaguhaye seka turebe umukara n'umweru amenyo n'umweru reba mu maso yawe imboni n'umukara imboni z'amaso n'umukara hano ku mpande n'umweru yisatse biba umukara n'umweru peti ya ikindi bavuga ngo ubururu bwo hejuru bwo mwijuru uzarebe dore izuba rirenda kwica abantu aganga karameneze ariko uzarebe ikirere kimaze gututumba kimaze kuba umukara n'umweru imvura iri hafi iramanuka ikagwa ibijumba bikera ibishyimbo bikera umva ikirere kikamera neza ariko kuba kari ubururu n'umweru dore izuba rirenda kutwica Nyagasani Yezu Kristo mwijuru tabara umanura imvura garura imvura ikirere cy'umukara n'umweru tumerewe nabi Yesu we mureka vuge ntago namurakaza uyu nguyu ni umusaza ushaje utazi guhimba mwiwerere ni umusaza ushaje atazi guhimba ntabyo nakuvugira nta munyarwanda inkoni kubise mu cyo birenze urugo inkoni kubise mu cyo birenze urugo ibyo bintu hora uvuga buri gihe nanjye nzabikubwira uzahimbe n'akaririmbo n'akamwe nzabikubwira surumuri gasura umufana ndabizi byose umwaka n'uwawe kahore yose Paul usebeje isaro rye wivugiramo ariko yemba mfite indirimbo ngenda umuhanzi murahore yose Paul usebeje isaro rye Nyanza isoya kwise n'abakwitare yose Paul dore so yarakwanza kwirukana Nyanza dore so suku kwanga kwita rwa Rutabura umufana wo mwaka yitwa Rujugiro umufana w'ikigwari rwa Rutabura ndazifite sisirene kwa siteri wa mwana azanye none wavuze amagambo atavuye mu bagabo Nisuva namusubize navuga amagambo oya umva iyo ushaje ubushaje umaze gusaza shira agapira hasi abana bazamuke bafite bimyuka amagambo yaragushiranye muzehe turabanyarwanda iyo mbonye Rayon Sport rero itameze neza n'imi bibazo ngiye birambabaza kubera yuko niyo ngiye gukina nyina numva yuko ifite ibibazo niyo nayitsinda
nkayitsinda ariko numva ko nsinze abanyabibazo ariko iyo imeze neza nkabatsinda buzuye bameze neza bahembwe nta kibazo na kimwe bafite ku giti cyanjye biranshimisha nkumva yuko ninjya guhura n'ikipe iri hejuru ya Rayon nzahura nayo niteguye 100%. Okay.